nyuma yo gusiragira ashaka serivisi z'ubutaka mugeni ngo yishatsemo igisubizo ni ikihe? Hagati aho William yihangiye umurimo n'urunana. Pete karame tugize amahirwe duhise duhura utese n'umwana we babaye mu kihe cyumba? ahubwo se yagira ngo baracyari hano ku kigo nderabuzima aho twari twabazanye Felicia. ngo iki noneho bahise babasezerera barataha. mva Benita nawe sha ariko ubwo muzi ukuntu umwana wacu yari ameze. Duha amakuru yose neza rero. ubu ngubu musanze ambulance bajyanye. Ibajyanye hehe se? bahise babohereza ku bitaro bikuru. Mana we uzi ko bikomeye niba ari ibyo. Donc babaye transfer? nuko byagenze. Nose kuki wosigaye ntujyane nabo ntinduza gufasha Mutesi. Mama nyine niwe ubaherekeje ubwo rero ngenda asigaye kuko nitwaye gukwirwa muri ambulance twese. Harya utumwana yari ameze ate Pete? Ariko nawe Felicien wibaza ubusa. Ubwo se bigezaho ikigo nderabuzima gifata umwanzuro wo kumuha transfer bakamwohereza ku bitaro bikuru. Urumva uwo mwana atamerewe nabi cyane Felicien? Mwese ubundi Pete ku bitaro hano basanze uwo mwana arwaye. Urumva umwana yari arwaye ibyinyo. Ndakumva. Ubwo nyine mama na Mutesi bajyanye umwana nyine ku muntu ukura ibyo byinyo. Wakubwo uranyumvira? Ariko abantu bazabwira bageze ryari? Ubwo nyine nuko byagenze. Ubwo rero nyuma y'aho bamariye kumukura ibyo byinyo umwana yahereye ko atangira abyimba agatanya imisaya yose atangira kuva amaraso mu kanwa umuriro urazamuka mbese bamweje ku bitaro bikuru umwana ameze nabi cyane. Nyamara Mutesi nari namubwiye. Wari wamubwiye iki Beni? Nyine ubwo numvaga ko umwana arwaye nagiye kumureba. Nuko Mutesi arambwira ngo bamubwiye ko umwana arwaye ibyinyo. Ati ubu tugiye kujya kubimukuza ngo hari umuntu babarangiye ubikura. Ndamubwira nturamenye mute none umva bamujyanyeyo pe. Bihora nyine ubwo rwishigishiye n'uruso. Ubundi se Pete hawe koko kubera icyo utabagira inama yo guhita bazana umwana hano ku kigo nderabuzima aho kumujyana kumukuza ibyinyo ko? Felicien nukumbabarira kabisa. Apo nawe ntabyaye rwose. Okay reka twe kubitindaho nyine ubwo byarangiye. Ahubwo none dukora iki Felicien? Muje ni wowe cyangwa n'undi musa waberewe pe? Okay shobora koze ko bimbwira. Ariko rero mbwiza ukuri niba utagiye mu bukwe ugiye. Ubu nigiriye ku murenge ku biro by'umukozi ushinzwe ubutaka. Wibeshya we ubwo saho niho wajya wambaye neza binako kajyani mujye cyangwa sha wahabonye akazi nawe tugiye gutangira kujya tukwita randi manager we. Mbabarira di. Ejo niho narindi niho niriwe nahavuye nyuma saa sita urumva. Nabonye kwambara neza icyo bivuze kuri uwo mukozi udiyo service y'ubutaka. Bimbwire neza yikundira abagore bambaye neza se none nawe ugiye kumufatisha? Oya nadi ibyo ukeka ntabwo ari byo ndimo. Oya nibyo genda. Ahubwo nabonye bambaye neza ari bihamagarira akaba service bashaka. Reka harya ubundi ku biro by'umukozi ushinzwe ubutaka ku murenge uhafite ikihe kibazo mujye? Shanda shaka gusoza cyangwa cyanjye cy'ubutaka. Ego mana ubwo se ukosoza ni service igomba gutuma ugiye kumara ukwezi kose usiragira ngo ku biro by'umurenge ma? Ariko sha wabyihoreye nadi. Ego baba ahubwo se ujya ngo njye nyine maze iminsi masiragira nadi. Ubu se kusubiye barakubwiye ngo ujye uyu munsi nibwo bagukemurira ikibazo? Reka da. Ubu nyine mfuye kujyayo gusa ndebe ko najya amahirwe uwo mugabo akanyakira akankusura cyangwa cy'ubutaka. None se kubera icyo atagukemurira ikibazo mujye? Nyine urumva ko ejo byagenze twahageze mu gitondo. Erega buriya twari dore abaturage benshi bakeneye service kwa randi. None turamutegerereza turaheba. Ntibabwiye aho yagiye se? Reka nta makuru twari dufite. Twarategereje gusa tugira ngo wenda amaherezo ari buze. Nuko ntiyaza. Twarategereje bamwe bararamirwa barataha. Yego ba. Abandi batireka dutegereze na nyuma saa sita. Nabwo ntiyaza? Byagize nyine turanyuma saa sita araje. Ngicyo nabonye rero nuko yahamagaraga abandi baje bambaye neza mbese abantu bagaragara nk'abasirimu. Bambaye neza. Bo nabo baziranye wenda. Birashoboka. Oya nako. Ubanze uko bagaragara neza basa neza. Nyine bambaye neza. Niyo mpamvu rero nanjye ubona. Ngiye nambaye ntya nkugiye mu bukwe nyine. Iseke. Wahatwitse kabisa. Umva iseke nadi. We haryo wambwiye ngo uwo muntu ni umugabo? Ni umugabo. Umva. Aho uramushoboye kabisa. Akigukubita amaso ntari buzuyaza. Mana we icyaza. Nkabona icyangwa cyanjye cy'ubutaka gisohotse rwose pe. Uzigiye mama ze masiragira nadi. Ahubwo se we niba hari abantu zibashaka ubutaka wabandangiye ko ufite ahantu nshaka kugurisha. Koko se? Hari akarima nshaka kugurisha rwose ndikenera ndashaka amafaranga.
bite biriya ni byiza bushombe we ariko busho uzi ko iyi moto yawe ushobora kuzakuraburiza ndaburiza gute se sha ariko nawe uzi ko umuntu ashobora kukumenya ko ari wowe ukiri mu kilometero iyo hirya rwose akamenya se ko ari jyewe akamenya se gute iki kimoto cyawe ngo iki sha biriya uzi ko usije soni ni iyi moto yawe nako ni ikimoto busho ariko ubwo uzi urusaku rwacyo nicyo nakubwiraga inaha inyarurembo tumaze kukumenyera rwose iyo uciye ahantu kubera ibyotsi kirekura twese tumenya ko ari wowe utaranahinguka rwose ukiri iyo ngiyo mu birometero ariko wiriya uzi ko bavuga niba bakiza ndaburiza kino kinazira ariko iki kimoto cyawe kiranashaje koko kiramase ariko sha ko nshimye nenga ko moto yanjye isakuza cyane ikindi bayinengaho koko ni iki wa mwana uretse ko utabura icyo unenga inka ukavangutira igicebe cyayo umwotsi wayo umwotsi se hari moto itagira umwotsi wa mwana we koko yego nyine ariko ubwo uzaho uciye umuhanda kupfukiranwa n'igihu cy'umwotsi umuntu adashobora kubona ikintu icyo ari cyo cyose kiri mu muhanda byihorera shaje ibyo ngibyo ibyo bitwaye iki se ariko ubwo uzi ko aho uciye hashobora gushira iminota 30 yose umwotsi iyi moto yawe hasize utari wahashira nawe ukabiriza inkuru iriya ndekera moto rwose byo ni ugukabye ahubwo se bushoye ari uze ni ibiki ko n'umuntu utari gutobora ngo umbwire ahubwo se busho va kuri iyi moto yawe wishyire hariya nyikogereze nindangiza koza iri gare ryanjye ariko biriya siko ahantu muri iki gishanga umaze kuhagira ikinamba neza sha inshuro nyinshi iyo mpanyuze mbona urimo kogereza iri gare ryawe ahubwo mufitiye umushinga busho ngo umushinga ariko sha umushinga bwoko kibiriya aha hantu ndashaka kuhashyira ikinamba mu rwego rw'akazi gwiki umaze ujye hogereza abantu baguha amafaranga se yego rwose mpereye ubu ngubu kandi mpereye kuri wowe aka kanya ariko sha wamugana uzi ko aha hantu wakora uwo mushinga kandi waba ari umushinga mwiza umushinga nawe urangije ahubwo ubu byarangiye iki ni ikinamba ubu ngiye guhita nshyiraho n'icyapa ariko ko buryo kiriho cyane kigira ibitekerezo byiza ati erega buryo umuhanga rwose erega urubyiruko tugomba kwihangira imirimo ahubwo busho ndakumva niba nawe ubishaka tangamo imigabane muri uyu mushinga wanjye shoramo imari we shoramo ngaho se sha ubwo natanga nk'iki nk'umugabane ibyo ari byo byose urabona ko mu kinamba hari ibikoresho runaka biba bikenewe wampa amafaranga kugira ngo bigurwe umva ibyo bintu ngiye kubitekerezaho rwose biriya ariko ko mbona unaniwe mwana wagira ngo ntuvuye hariya iwawe rwose cyangwa hari urundi rugendo uvuyemo mujye n'ubundi uko ubitekereje niko bimeze mama ubu natahaga gusa nuko mvuze nireka mbanze nyure kwa mama mbanze musuhuze ubundi nkomeze njye mu rugo nibyo wari watashye ubwahise mwana wa mvuye ku biro by'umurenge muri cya kibazo cyanjye cy'ubutaka utambwira ko kugeza n'ubu randa atari yagukemurira ikibazo mu gihe kugeza n'ubu rwose niko bimeze kugeza na n'ubu yari yashobora kukwakira yewe ubu none wumviye nshoboye kubonana nawe yewe nuko noneho nizere ko bagukosoreye icyangombwa cy'ubutaka reka da nubwo nta cyakosowe ngaho re harabura iki ariko niba yashoboye kunyakira ariko nabwo nkoresheje amayeri menshi ubwo ko kugira ngo nyakire nagombye kujyayo nambaye nka meya cyangwa undi muntu ukomeye cyane reka da ngo iki nawe se ejo nari niriweyo noneho nkabona arimo ariyakira ba bandi mbese nawe ureba ukabona ko ari abantu bakomeye basirimutse mbese ubundi ukabona nyine yakiriye abantu basa nk'aho baziranye ko nsigaye mbona ikimenyane se inaha inyarurembo aricyo gikora ubwo rero nanjye naratekereje ntise kuri ya mugabo randi naho tuziranye ahari njye wagerageza nkambara neza nk'umuntu ukomeye ko yanyakira mama wiseka sinagiye kubona se nkabona anjogoye mu bandi ati mwebwe erega mu byuhero byinshi ati ni munsi mwe mushobora kuba mwihuta ubwo mba nciye ku bandi da ubu urinjiye mba ndinjiye cyane rwose abaranyakiriye
yego mana yanjye nuko barakwakiriye rero cyane rwose. nose ko yakwakiriye kubera icyo atagukemura ikibazo muge. Ariko mama ubwo uzi ko nasanze ngo hari icyangombwa kimwe mu byo nasabwaga ntigeze ntanga ni icyemezo cy'ubuyobozi bw'akagari. Nibyo ariko uzi icyambabaje ni uko ubwo bakiraga dosiye yanjye batasuzumye ngo barebe kiburamo ubundi bambwiye ngo nacyo njye kugishaka. None reba igihe bimaze batanyakira naho banyakiriye bati icyangombwa kirabura muri dosiye yawe. Tekereza n'ukuri kandi si ubwo nubwo yanyakiriye yigeze se amara ngo umusobanuze neza. Kubera iki? Nagize ngo ndasobanuza ati sohoka nakira abandi dore ni benshi bantegereje. Nyine ndasohoka. Kuba abantu ari benshi byo ndabizi hari hasigaye abantu benshi pe. Ariko nanone igihe yakiriye umuntu bakwiriye no kumutega amatwi akabasobanuza neza bakamuha amakuru yuzuye kugira ngo adahora asiragira. Si uko se mama? Okay busho urabibona gute? Umva burya koko hica umukino uzi ko wagira ngo iyi moto si yanjye. Dore ndayogeje rero ndayikenyemuye isigaranye ikibazo cy'urusaku n'ibyotsi gusa. William ngiye kujya nyizana rwose uyinyogereze. Ku mushinga wanjye namaze kwemeza no kuwutangira kuwushyira mu bikorwa se. Ariko rega none ikirihuje kirimo. Aha ni mu gishanga amazi sinyagura akagezi karatemba ubudahagarara kandi mujye munyihera n'amafaranga gusa nzajya nimenya ku isabune. Bamaze kwihangira umurimo rwose byararangiye pe. Ahubwo ndaje mpite nshinga n'icyapa maze nandikeho nti iki ni ikinamba hano twoza imodoka amagare amamoto n'ibindi nk'ibyo ku giciro cyiza Williams Car Wash. Urumva rwose wabigezeho. Hanyuma se William nyine kuri cya gitekerezo bigeze kumpa nanjye ko rwose naza tugafatanya. Njye ndasabwa iki rwose kugira ngo numve ko nanjye mbaye umunyamigabane ko numva mbishaka. Reka nze tubibare neza nkubwira yo ugomba kumpa none nawe utangira umunyamigabane w'iki kinamba. None se Beni ntari warangiza kuyipakira ngo ngende? Ibyo kurya byo namaze kubishyira mu gisoro ahubwo nari ngiye gushaka udukoresho tw'isuku ngo natwo dushyire Mutesi sha. Erega kuba arwaye Fisitera agomba gukenera udukoresho two kwibindisha. Wa mugani ahubwo shaka udutambaro duhagije azajya yibindisha. Ariko gira vuba ngende erega ku bitaro ni kure. Shagira vuba umugemu urebe ko ameze pe. Iyo tugira usigara ku rugo nanjye twari kujyana nkareba ko murumuna wanjye ameze disi. Itabiyo telefone se. Ninde uhamagara? Uzi ko ari muganga Devota? Mva icyo gushakira nyine. Alo? Celestia wiriwe? Yego mwiriwe muga. Ubu uri he? Ndi mu rugo ariko nari ngiye kugemura Mutesi ku bitaro. Umva igitumye nguhamagara. Hari amakuru nashaka kubabwira ariko atari meza mwihangane. Amakuru atari meza? Bimeze bite muga? Ni amakuru aturutse ku bitaro bikuru. Gusa ni ukwihangana. Ngo ni ukwihangana? Bimeze bite muga? Kunteye ubwoba? Ayiwe habaye iki ko muganga yihanganisha Feliciyani? Birabibyuye. Naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. Ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora Wihaze mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:30 z'umugoroba. Ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Urunana.